Muraho neza? Nishimiye kuba ndi kumwe namwe muri iki gitondo kugira ngo dukore iki kiganiro ku ngengabitekerezo ya jenoside, amateka yayo, ariko n'ingamba zo gukomeza kuyirandura. Sinzi niba wenda hari abo twigize tuganira muri mwebwe, kuko ibiganiro ngenda bitanga ahantu hatandukanye. Niba hari abo twahuye, ni ngombwa yuko hari ibiri bugaruke byanze bikunze. Murumva, kugira ngo dusobanure ingengabitekerezo ya jenoside, tugomba kubanza kumenya jenoside icyo ari cyo, kuko ingengabitekerezo ubwayo ntabwo bivuze ko iba ari mbi byanze bikunze. Iba mbi iba ingengabitekerezo iganisha ku cyaha, ariko cyane cyane iganisha ku cyaha gifite uburemere nk'ubwa jenoside. Jenoside rero ifite uko isobanurwa n'amategeko. Isobanurwa n'amategeko mu buryo bubiri. Icya mbere, irangwa n'umugambi. Niba harabize amategeko murabizi, irangwa n'umugambi wo kwica abantu cyangwa igice cyabo. Umugambi wo kwica abantu cyangwa igice cyabo bazizwa kimwe mu bintu bine ngiye kubabwira. Icya mbere, umugambi wo kwica abantu bahura ko bari mu bwoko runaka. Niyo mpamvu mu Rwanda abatutsi bishwe bazizwa ko ari abatutsi, ko bashyizwe mu bwoko bw'abatutsi. Ariyo mpamvu yitwa jenoside yakorewe abatutsi, kuko bishwe bazizwa ubwoko. Jenoside ishobora kuba abantu bishwe bazizwa ubwenegihugu. Icya gatatu, bashobora kwicwa bazizwa ibara ry'uruhu ryabo. Tuvuge niba abirabura, abarabu n'abandi, ibara ry'uruhu. Icya kane, idini, guhorwa idini. Mwumve ko iyo harabayeho umugambi wateguwe wo kwica abantu bazizwa kimwe mu ibyo byiciro bine maze kubabwira, ubwoko, ibara ry'uruhu, idini cyangwa ubwenegihugu, niho iba ibaye jenoside. Ubundi bwicanyi bwose buhabwa indi nyito. Bushobora kuba ibyaha by'intambara, bishobora kuba ibyaha byibasiye inyokomuntu, bishobora kuba ubwicanyi, ariko ntabwo iba jenoside. Jenoside rero itandukanye n'ibindi byaha hashingiwe ku icyo kinini, umugambi wo kwica abantu cyangwa igice cyabo. Ariko rero uwo mugambi niho ujya mu ngengabitekerezo, niho tugiye kugera. Ugaragarira mu ngengabitekerezo yawo, ari y'ingengabitekerezo ya jenoside. Nanone rero amategeko akaba yaragennye ibiranga uwo mugambi, ibiranga icyo cyaha, ari nabyo turaza kubibona. Ingero, abatutsi barabikorewe mu Rwanda mu gihe kirekire. Icya mbere kiranga umugambi kikanaba igikorwa kigize icyaha ni ukwica abantu b'itsinda rimwe. Kwica abantu b'itsinda rimwe ni ukuvuga leta igize umugambi wo kwica abantu b'itsinda runaka. Hakabaho icya kabiri, gukomeretsa bikabije imibiri cyangwa ibitekerezo by'itsinda rimwe. Aha ndaza kuhatina ntanga ingero. Gukomeretsa ibitekerezo, mushobora kwibaza muti ibitekerezo bishobora gukomeretswa bite? Burya iyo umuntu akwimye uburenganzira bwawe ugomba bw'ibanze, ntabwo bigukomeretsa muri wowe. Iyo akurenganyije, aguhora icyo uri cyo, aguhora uri we, biragukomeretsa mu bitekerezo, biragukomeretsa mu mibereho. Iyo rero habayeho umugambi wo gukomeretsa abo bantu, kubabuza uburenganzira bwabo, kubabuza kwiga, kubabuza kubaho, kubabuza kwivuza, ubahora icyo bari cyo, ibyo nabyo biri mu kigize jenoside. Nubwo uba abantu utabishe, ariko urumva biba biri mu ngengabitekerezo. Ubu utarabica, kwica biza bisoza. Ubu utarabica ariko watangiye gahunda yo kugenda ubambura ubumuntu buhoro buhoro, kwica abantu cyangwa ibitekerezo byabo, kubikomeretsa. Iki cyahangira ngo murabizi, abatutsi baragikorewe mu mateka igihe kirekire. Ndaza kubaha ingero zigaragara kugira ngo mwumve ko iyo tuvuga ingengabitekerezo ya jenoside ntabwo ari amagambo, ni ibikorwa byabayeho, bibaho mu mateka, ndetse n'ubu hari bakibifite muri bo cyangwa bakibishyira mu bandi. Icya gatatu, gushyira abantu b'itsinda rimwe mu buzima bubi ubigendereye
ugamije ko barimbuka bose cyangwa igice cyabo. Gushyira abantu b'itsinda rimwe mu buzima bubi ubigendereye ugamije ko barimbuka bose cyangwa igice cyabo. Ibi nibyo mujya mwumva bivuga mu mateka. Turi hano muri Musanze, kera ikitwa Ruhengeri, hari abatutsi bahavanywe benshi, cyane cyane Nemba, babajyana mu Bugesera, ahantu hatari hatuwe, kugira ngo kimwe mu byari bigamijwe ni ukubavana mu byabo, kugira ngo abajyane ahantu batamenyereye, bahagirire imibereho mibi ishobora gutuma bapfa cyangwa barwara izindi ndwara. Kuko icyo gihe Bugesera bwarashyuhaga cyane, ndetse habaga hari isazi bitaga tsetse yateraga kurwara. Umuntu rero umuvanye hano mw'imbeho ya hano ukamujyana ahantu hashyushye, cyane cyane ari abana bataramenyera izo conditions, bibatera imibereho mibi n'ubuzima bubi. Iyo bikozwe rero muri gahunda yagambiriwe, uhoye abo bantu icyo bari cyo, ubajije itsinda runaka barimo, ukabajyana mu mibereho mibi igamije cyangwa ishobora kuzabica, nabyo biba bigize icyaha cya jenoside. Nubwo kubica bitaraba, aha ni ukugira ngo nsindagire ko jenoside, kwica biza bisoza imibereho mibi iba yaragaragariye mu ngengabitekerezo yo gushyira mu buzima bubi abo bantu bagamijwe kuzicwa. Icya kane, ibi kandi mabwira n'amasezerano mpuzamahanga yo muri 48 agize icyaha cya jenoside abiteganya. Ntabwo ari amategeko y'u Rwanda yonyine, nubwo n'amategeko y'u Rwanda biteganya gutyo, ariko biva mu masezerano mpuzamahanga ibihugu byemeranyijweho kuva muri 48, ibihugu birenga 150 by'isi. Icya kane, kwambura itsinda abana babo bagahabwa irindi tsinda badafite aho bahuriye. Kwambura itsinda abana babo bagahabwa irindi tsinda badafite aho bahuriye. Bon, iki mushobora wenda kutacyumva neza, ndakira ngo nkibahe mbaha urugero muri bimwe mu byabaye mu mateka. Ahantu hahoze ari prefetura ya Gikongoro, ubu ni mu karere ka Nyamagabe na Nyaruguru, muri 1963 habaye ubwicanyi bukomeye. Abatutsi barishwe hitwajwe ko ngo hari igitero cy'impunzi z'abatutsi zavuye i Burundi zitera mu Bugesera, zishobora no gufata igako. Noneho habaho ibikorwa byo kwica abatutsi ahandi mu gihugu, cyane cyane ku Gikongoro. Bikorwa mu gihe cy'ibyumweru bibiri. Ibyumweru bibiri birangiye, kuko leta yaricaga yarangije yashaka ikanabihagarika. Hazize ibyumweru bibiri, Perezida Kayibanda akora icyo yise gutanga ihumure, yohereza uwari Minisitiri w'ubuhinzi icyo gihe witwaga Damascene kujya kubwira impunzi zari zisigaye kuri paruwasi ahitwa Kaduha no mu Cyanika, ati musubire iwanyu. Impunzi z'abatutsi nkeya zari zihasigaye, bari bishe abantu barenga 20,000, basanga benshi n'abana batoya bari baricaye ababyeyi. Noneho Minisitiri Nkeza ategeka abantu bari barishe ababyeyi babo bana, ati mubatware mubajyane mubarere, mubajyane. Ni ukuvuga bafata abana biciwe ababyeyi babaha kurerwa n'abishe ababyeyi babo. Murumva babambuye itsinda babarizwagamo, babajyanye mu rindi, noneho binababaje ryishe ababyeyi babo. Abo bana bakuze bakeka ko bavutse kuri abo babyeyi, kandi abo ari ababishe. Hari na bamwe muri bo harabonzi bana bayintera hamwe ruharwa muri jenoside, bakora jenoside. Hari abarangije ibihano ubu ngubu, bagifunze, baje kumenya amateka yabo nyuma. Ko iki kintu cyo kuvana abantu mu itsinda rimwe ubigambiriye ukabashyira mu rindi ni ikintu gikoreshwa mu mateka ya jenoside, nubwo bitakunze kugaragara hano mu Rwanda byarabaye. Icya gatanu, gushyiraho uburyo bubuza iryo tsinda kubyara. Gushyiraho uburyo bubuza itsinda kubyara. Ibyo byenge nkeka ko biroroshye kugira ngo mubyumve. Buriya muri jenoside yakorewe abayahudi icyo cyarakoreshejwe cyo gufata abakobwa bakabashyira ukwabo n'abasore bakabashyira ukwabo, ubundi bakabaha abapolisi babarinda kugira ngo boye kugeraho bahurira hamwe, kabashyira mu byumba nk'ibi ngibi. Murumva ufashe abasore nk'uko mungana n'inkumi
bageze igihe cyo kurongora, cyo gushaka, ukabafata imyaka myinshi ukabashyira hamwe, ntibashobora kororoka. Abakora jenoside rero ubwo nabwo ni uburyo bwagiye bukoreshwa mu mateka. Ibi bintu bine, ibi byaha bine nibyo amasezerano mpuzamahanga agamije gukumira no guhana icyaha cya jenoside ndetse n'amategeko y'u Rwanda agaragaza nk'ibigize icyaha cya jenoside. Ikigaragaramo ni iki muri ibyo byose? Ikigaragaramo ni uko igikorwa cyo kwica ni kimwe, kandi igikorwa cyo kwica nakomeje kubishimangira kiza cyarabanjirijwe n'indi politiki ariyo twita ingengabitekerezo yo gushyira itsinda rimwe ry'abantu mu buzima bubi hagamijwe ko bwa buzima bubi butuma bapfa bishwe cyangwa se bazize ubwo buzima bubi ubwabo. Ingengabitekerezo rero yubakirwa aho ngaho, aho niho hubakirwa ingengabitekerezo ya jenoside, no mu Rwanda ibyo byarahabaye. Nkeka ko hagomba kuba hari bagenzi banjye babaganirije bakanabibabwira, ndagira ngo nihute mbereka ko ingengabitekerezo ya jenoside mu Rwanda ifite intangiriro. Yatangiwe n'abakoloni, yatangiwe n'abazungu, kuko mbere y'uko abazungu bagera mu Rwanda basanze abanyarwanda hari indangagaciro bafite z'igihugu cyabo. Ibyo kandi mbabwira ntabwo ari abanyarwanda twabihimbye, ni abazungu ubwabo babisanze batyo, baranabyandika, barabyandika mu bitabo byabo by'ubushakashatsi. Bandika ko abazungu nibo babaye ba mbere banditse ko basanze abanyarwanda bafite amoko gakondo, amoko gakondo 18 bahuriyeho: Abega, Abasinga, Abazigaba, Abacyaba, Abaha n'abandi. Abazungu babisanze batyo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, abazungu banditse bagaragaza ko u Rwanda ni kimwe mu bihugu basanze gifite inzego z'imiyoborere. Ni ukuvuga inzego z'imiyoborere zashyizweho ku buryo bwa gakondo, hakabaho ubwami, hakabaho abatware, noneho izo nzego z'imiyoborere kandi abanyarwanda bose bakazibonamo. Mu bitabo byanditswe n'abazungu niho mbabwira bya mbere, ibyo nibo babisanze batyo, bavuga ko basanze u Rwanda ruteye. Ntabwo rero ari abanyarwanda ubwabo tubivuga, ahubwo n'abanyamahanga ubwabo babisanze ariko rumeze. Icya gatatu cyatangaje abazungu bakigera mu Rwanda nuko berekana ko basanze abanyarwanda ni kimwe mu bihugu bikeya muri Afurika bari bafite gukunda igihugu cyabo, kukibonamo nk'abanyarwanda, bakakibonamo nk'abanyarwanda kandi bakagikunda mu buryo butagaragaraga mu bindi bihugu bya Afurika. Yewe bakanavuga yuko bafite umuntu bakomokaho Gihanga. Ibyo bakagaragaza ko kuba abanyarwanda barumvaga ko bakomoka kuri Gihanga byatumaga bagira ubumwe bukomeye. Ikindi dusanga mu bitabo by'abazungu, abazungu mbabwira ndabaha n'amazina yabo, abenshi n'abapadiri. Hari umwitwa Padiri Pages. Pages yanditse igitabo muri 1930 mu Gifaransa, kuko nibwo rurimi bakoreshaga icyo gihe, cyitwa Généalogie de la Noblesse. Padiri Pages ndetse na Padiri Derimas, ibyo mbabwira henshi nibo bagiye babigaragaza. Bakavuga ko abanyarwanda barangwaga no kutavogerwa. Iyo igihugu cyabo cyaterwaga bafatanyaga kukirwanirira, kutavogerwa. Ibi ngibi umwongereza witwa Speck yarabyanditse mu mwaka w'1861. Speck avuga ko yashatse no kwinjira mu Rwanda aturutse muri Tanganyika, ngo ni Tanzania y'ubu. Abaturage b'abanyarwanda bafatanya kujya kumwirukana n'imyambi. Abanyarwanda kandi berekana ko bari bafite vision, no kuvuga icyerekezo mu mibereho yabo, mu mikorere yabo, bari bafite icyerekezo. Icyo cyerekezo ndabaha urugero rumwe rubyerekana. Ni mu mazina, buriya abami bagiraga amazina ane bagendaga babita mu buryo bwo kubasimburanya ku ngoma, kandi wabaga hawe izina runaka ryabaga rifite icyo risobanura. Abyo ngiye no kubereka. Izina rya mbere ni Mutara. Izina y'abami uzabona rya mbere ni Mutara. Mutara byavugaga ko ni umwami w'amatungo. Ni umwami w'amatungo, nicyo byasobanuraga.
inshingano ze rero iyo babaga ubaye umwami bakaguha izina rya Mutara, Mutara ubwo ni nk'izina ryo kukubatiza, yes, ry'ubwami, izina ry'ubwami, byasobanuraga yuko ugomba guteza imbere ubworozi. Ni mpamvu bamwitaga umwami w'amatungo, yari afite inshingano yo guteza imbere ubworozi, cyane cyane ubworozi bw'inka z'inyambo, kuko inka z'inyambo nibwo bwari ubukungu bw'igihugu icyo gihe. Iyo ikaba ariyo nshingano ye y'ibanze, ku buryo yumvaga ari cyo yitaho cyane. Izina rya kabiri, Kigeli. Izina rya Kigeli uwarihabwaga ryasobanuraga yuko afite inshingano yo kwagura igihugu. Kwagura igihugu ni ukuvuga kukirwanirira kikaguka kikaba kinini. Kera ntabwo hariho imbibi nk'uko ziriho ubu ngubu zitarengwa. Ibihugu nuko byagiye byaguka. Iyo igihugu cyabaga gikomeye cyateraga ibitero kikigarura ikindi. Abami rero bitwaga ba Kigeli, niyo mpamvu muzasanga no mateka y'u Rwanda abami biswe Kigeli nibo babaye abarwanyi cyane. Rwabugiri, witwa Kigeli wa kabiri Nyamuheshera, Kigeli wa kabiri Nyamuheshera buriya ni nawe washoboye kwagura u Rwanda rugeza za Kongo. Hariya Kongo abazungu badutwaye inyuma, za Rucuru hose. Irya gatatu, Yuhi. Ngo twahere kuri Mutara, Kigeli, Yuhi. Yuhi we, inshingano za Yuhi bamwitaga ko ari umwami w'umuriro. Umwami w'umuriro yari afite inshingano yo kurinda ubusugire bw'igihugu. Inshingano yo kurinda ubusugire bw'igihugu kugira ngo kidaterwa. Mwumvise ko Kigeli yabaga amaze kucyagura, kandi yamaze uko nyababwira agendaga akurikirana atyo. Ni ukuvuga ko witwaga Mutara iyo yatangaga, gutanga ni ugupfa ku mwami n'iryo jambo akora. Iyo yatangaga yasimburwaga na Kigeli, Kigeli yatanga agasimburwa na Yuhi. Murumva ko n'inshingano zikurikirana. Iyo Yuhi yabaga yamaze kwagura igihugu, nako Kigeli, Yuhi yabaga afite inshingano yo kukirinda kugira ngo batigarurira za ntara zabaga zamaze biz'u Rwanda. Izina rya kane ni Mibambwe. Mibambwe ariko ntajya no kuri Mibambwe, reka mbaho urugero kuri Yuhi. Impamvu babwira ko yagombaga no kurinda ubusugire bw'igihugu ariko n'umuco w'u Rwanda kugira ngo nawo utavogerwa n'imico y'amahanga. Ni nayo mpamvu Yuhi Musinga mu mwaka w'1931 abazungu abamisiyoneri, abapadiri bamusabye kubatizwa ngo abe umuyoboke wa Kiliziya Gatolika, yarabyanze kuko yumvaga ko kubatizwa agafata izina ry'abanyamahanga azaba atatiye umuco w'u Rwanda kandi ashinzwe kuwurinda. Arabyanga, iyo mpamvu ni imwe mu mpamvu yatumye bamucira mu mahanga. Izina rya kane rero ni Mibambwe. Mibambwe we ryavugaga ko ari umwami w'uburumbuke. Umwami w'uburumbuke yagombaga kwita ku burumbuke bw'abantu, abantu bagatunga, bakabyara, bagatunganirwa, ariko bakabona n'imyaka ibabeshaho. Ubuhinzi n'ubworozi akabuteza imbere. Uru rugero narutanze kugira ngo mbumvishe uburyo iyo tuvuga ko abanyarwanda bari bafite vision ku gihugu cyabo, aya mazina bahaga abami arabibereka mu buryo busobanutse. Noneho rero kugira ngo abanyarwanda bashobore abazungu nako bashobore gutegeka abanyarwanda, bashatse uko babacamo ibice. Ariko na mbere yuko ngeraho, buriya mwabonaga ndiho nzengurutse impapuro zanjye, nkunda kuzifashisha kugira ngo ntababwire amagambo gusa adafite ibimenyetso. Nagira ngo mbereke ko babanditse b'abashakashatsi n'abapadiri nababwiye, noneho mbaho ingero nkeya mu bitabo banditse, uburyo bivugiye uko u Rwanda rumeze. Padiri witwaga Louis de la Gere mu gitabo yanditse cyitwa Rwanda Ancien, nko kuvuga u Rwanda rwa kera, mu mwaka w'1942 yaranditse ngo bakavukire bo muri iki gihugu bemera ko bagize umuryango umwe w'abanyarwanda, ari nawo wahaye izina igihugu cyabo.
ugukunda igihugu kwabo kurangwa n'uburyo bemera kandi bashyigikiye ubuyobozi buriho. uwo ni Padiri Louis de Ragere. Undi nanone mugenzi we Padiri Pagesi, numva namubabwiye, yanditse ngo mbere y'umwaduko w'abazungu abanyarwanda bari bazi ko igihugu cyabo ari cyo huriro ry'isi, ko ari cyo kinini muri byose, kandi ko ari cyo giteye neza ku isi. Kuri iyo myemerere abanyarwanda bakanongeraho ko bahuzwa n'ururimi rwabo rumwe mu ntara zose zigize igihugu. Ibyo bikaba byoroshya cyane imibanire y'abaturage n'ubumwe bugaragarira mu muco no mu migenzi imwe, ugushyigikirana no gusabana hagati y'abaturage, bikanashimangirwa no kuba bahuriye ku Mana yabo imwe. Nshobora kuba ndiho nsubiramo ibyo abandi bababwiye, ariko bifite akamaro cyane. Akamaro bifite, nge ndiho ndabereka ibimenyetso byo mu bushakashatsi bibereka ko abatanyije abanyarwanda, ni ukuvuga abazungu bwabo, baje kandi bandika bemera ko abanyarwanda bari bamwe banakunda igihugu cyabo, bafite indangagaciro mu bitabo byabo. Ari na muza kumvira nitugera ku ngengabitekerezo ngiye kuhajya, abazungu basanze kugira ngo bashobore kwinjira mu Rwanda barutegeke, barwigarurire, barukoresha uko bashaka, bitashoboka niba badahinduye iyi myemerere, iyi mico, iyi miterere, izi ndangagaciro basanze mu Rwanda. Nibyo rero Musenyeri Karasa yanditse